Nshuti za Big Grace TV, uwahoze ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Alain Bernard Mukurarinda yashyinguwe kuri iyi tariki ya 10 Mata 2025. Yitabye Imana tariki ya 4 Mata 2025 azize uburwayi bw'umutima. Yavurirwaga muri King Faisal Hospital, umutima urahagarara biba birarangiye. Dutangira inkuru tuvuga ngo Imana mwakire mu bayo. Dutangira inkuru tuvuga ngo Alain Mukurarinda ubari mu ijuru. Iyi ni Big Grace TV, ngende Marie Grace Bagambake. Kora subscribe wowe utarayikora, wowe ugeze hano bwa mbere rwose turakwakiriye. Kanda aho handitse subscribe kandi no kuri iyo nzogera buri uko dushyizeho video uzajya uba mbere kuyibona, kandi ntuzicuza kuba mu muryango mugari wa Big Grace TV. Iyo wakanze kuri subscribe biba byarangiye, igisigaye no kugira video zacu zikarangira, ukareba video ikarangira kuko tuba dukeneye watch time. Ntago wongera gukora kuri subscribe ukubonye video biba byarangiye, ahubwo ratureba. Ubundi Alain Mukurarinda yari muntu cyane. Alain Mukurarinda yavutse ku itariki yavutse mu kwezi kwa gatanu umwaka w'1970, yitaba Imana nkuko nayo maze kubikubwira ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 2025 azize uburwayi bw'umutima. Yararwariye mu bitaro bya Faisal i Kigali. Yari afite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Nera Mukurarinda bakunda kumwitanira. Umuhungu yitwa Anthony Mukurarinda bakundaga kwita Tony, akaba ari umuhungu wakundaga papa we, kandi biranumvikanaga no mu kumushyingura yagaragaje ko azakora ibyo yari yarasezeranije papa we gukora byose akanabisoza neza. Madamu wa Alain Mukurarinda yitwa Martine Gatabazi. Agaragariza mu gushyingura yagaragaje ko ari we muntu wa mbere yakundaga ku isi. Bikaba bibabaje yuko nyine batandukanye hakiri kare, kandi umuntu wese yabibona ko batandukanye hakiri kare mu by'ukuri. Bwana Alain Mukurarinda yashyinguwe aho yavukaga. Yashyinguwe mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo ni mu ntara y'Amajyaruguru. Misa yo kumusabira yabereye muri Paruwasi Gatolika ya Rulindo ku ivuko. Ni misa yari yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu batandukanye, abaminisitiri batandukanye, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro, wanabajwe cyane na mugenzi we nyine wari umwungirije Alain Mukurarinda witabye Imana, avuga ko babuze umukozi, babuze inshuti. Hari n'umuvugizi wa polisi y'igihugu ACP Boniface Rutikanga, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru Bwana Barore Cleophas n'abandi. N'umuntu wakundaga siporo, wari umunyapolitike, wakundaga igihugu, wari ufite n'umutima w'umuntu. Iyo umuntu rero yitabye Imana aba ari umwanya wo kuvuga ibigwi bye, kugaragaza ibigwi bye, ariko Alain Mukurarinda yari umuntu udasanzwe. Ibigwi bye byavugwaga kinariho: urukundo yagiraga, ukwitangira igihugu, gukunda igihugu, guharanira ishema ry'igihugu, kukivuga neza, gukunda abanyarwanda, gukunda umuryango we. Ntabwo yajyaga aburira umwanya umuryango we. Hari abantu usanga bamaze kugera muri izi nzego zo gukomera bakabura umwanya w'umuryango pe, akaba ari kuri telefone gusa. Ariko nk'aba mu muryango uko bagaragaje ko Alain Mukurarinda atajyaga aburira umwanya umuryango we. Sina Gerard ni umwe mu bagize umuryango we wanavugize icyo avuga mu muhango wo kumushyingura. Yagaragaje ko Alain Mukurarinda atajyaga aburira umwanya umuryango we. Ni ikintu cyiza, ni ikintu kigaragaza ko umuntu aba ari umuntu, afite ubumuntu imbere n'inyuma. Alain Mukurarinda rero ntabwo yakundwaga n'abaturage gusa, natwe basanzwe gusa, n'abihaye Imana nabo bamuvuga neza, bamuvugaga neza. Ubu urebye nka Arkiyepiskopi wa Kigali Karidinali Kambanda yagaragaje ko nubwo urupfu rubabaza, iyo rutwaye umuntu w'ingenzi nka Alain Mukurarinda, ubuzima butagarukira ku rupfu gusa. Ngo abantu ntibaba bakwiye kubabarira ku rupfu gusa, ubuzima ntibuba buhagaze gusa, kuko umuntu nk'uyu w'ingirakamaro ntagapfa. Physically arapfa, ariko ibikorwa bye bikomeza byivugira. Umurage w'ubumuntu ukomeza ubaho igihe cyose. Arkiyepiskopi wa Kigali Karidinali Kambanda yavuze ngo urupfu ruratubabaza iyo rudutwaye umuntu nk'uyu uri mu kigero nk'iki, imyaka 55 pe. Yari akiri muto, umuryango wari ukimukeneye, abana bari bakimukeneye, umudamu we yari akimukeneye Martine, igihugu cyari kikimukeneye, yari agikenewe. Ni umuntu wari ufatiye runini umuryango, wari bitezweho byinshi. Uwo ni Arkiyepiskopi wa Kigali wakomezaga bivuga
ariko nubwo bitubabaza ntabwo ubuzima burangirira ku rupfu. Karidinali Kambanda yavuze ko Mukurarinda yari umuntu ukunda abantu kandi agakunda n'Imana, ibyamufashaga kwakira abamugana mu mbaraga ze zose atizigamye rwose. Yavuze ati yari umuntu witegereza akareba abana bafite impano, cyane cyane abana b'abakene badafite ababatera inkunga, akabafasha ngo izo mpano zabo zibagirire akamaro n'imiryango yabo. Uwo ni umurage ukomeye adusigiye kandi ntuzazima, ntuzapfa. Sina Gerard nari mbikomojeho, umwe mu bagize umuryango we, yagaragaje ko ari Mukurarinda yaranzwe no guca bugufi kandi ko yakundishije abana umurimo n'umuziki muri rusange. Yavuze ko yabanye na Alain Mukurarinda imyaka 6 akiva mu Bubiligi, akiva kwiga mu Bubiligi kugeza yubatse urwe rugo, ariko ngo nta kibazo na kimwe bigeze bagirana, ntiyigeze aburira umwanya umuryango. Martine, umugore wa Mukurarinda, yagaragaje ko yaratandukanye n'umugabo we, kandi birumvikana nta bantu bahura bahwanye nyine n'imico n'imyifatire bikaba bihuye, ariko yamushimiye ko yashimiye umutware ko yamukebuzaga urukundo n'igitsure bivanze. Nubwo bari banyuranye muri byinshi, bahurizaga muri byinshi kubera ko ari Mukurarinda yamukebuzaga urukundo n'igitsure bivanze. Ibi nibyo bibora ku bagabo benshi, ugasanga umuntu ariko akaza arigira igufa, arigira akaga, kandi ni umugabo wawe, uri umugore we, mwarabyaranye, murubakanye, haba hari aho mukwiye guhuriza byanze bikunze, umwe akafasha undi guhuza n'undi iminsi ikicuma. Alain Mukurarinda rero yabaye umushinjacyaha ndetse aba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha wari uzwiho gusabana n'abantu bose. Usibye ibikorwa by'ubutabera na politike, yarazwi mu bijyanye n'imyidagaduro, aho yabaye umuhanzi, umuhanzi ndetse w'ikirangirire akoresha izina rya Alain Muku. Ngewe rwose Alain Muku niko kananzamo vuba. Nibyo yagiraga na sosiyete ifasha abahanzi izwi nka Boss Papa. Yakundaga kandi umupira w'amaguru, cyane cyane ko yari afite n'ikipe y'abato, Tsinda Batsinde. Yaririmbiye ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Tsinda Batsinde, ndetse yahimbye n'izindi zakunzwe zandi makipe. Ni umuntu wakundaga siporo, wakundaga akazi ke, wari umunyapolitike, wari umukristo. Hari umuntu wigeze aririmba ngo urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Kugeza ubu nanjye mu myaka mfite wenda mike cyangwa myinshi, nshimira Imana. Alain Muku rero, usibye kuba yabaye n'umuhanzi, yanagaragayeho urukundo rwo gufasha abahanzi bakizamuka kugira ngo babashe gutera intambwe, bagire aho bagera, babashe kwiteza imbere, batejwe imbere n'umuziki, abibafashijemo abafata akaboko. Kuri no sinkunda kwivuga mu mavideo yanjye ngo ningira nkugire, nta wigira, ugize amahirwe ubona nyine umuntu gufata akaboko kakuzamura. Alain Muku mu byo azibukirwaho ni uko yafashije abahanzi benshi, yafasha akaboko abahanzi bamwe mu matari bishoboye, arabazamura abageza ku rundi rwego. Abo bari mu batazamwibagirwa mu by'ukuri. Harimo nka Clarisse Karasira, burya nawe yafashwe akaboko na Alain Mukurarinda. Nsengimana François, benshi bamenye nka Gisupusupu, nawe niwe wamufasha akaboko aramuzamura. N'abandi yafashije binyuze muri sosiyete ifasha abahanzi, yari yarise The Boss Papa. Mani Martin araga clip ke nigeze mwumva ari kuvuga ati ngo nawe yaramufashije mu kugira intumbere hamwe mu muziki no kubigeraho. Mani Martin muri yandirimbo mufite urukumbuzi. Abantu babyibuka neza bakunda gukurikirana ibintu bya showbiz, yajyaga anafasha abahanzi binyuze muri rya rushanwa yakoraga ku giti cye, akita ku bahanzi ku giti cyabo. Muri rya rushanwa yakunze kwita, cyangwa ryari ryariswe, ndumva ryari ryariswe Hangahiga. Iryo rushanwa naryo yarinyuzagamo uburyo bwo gufasha abahanzi kuzamuka no gutera indi ntambwe bagana imbere. Hari comment nabonye umuntu yandika ngo we yakundaga indirimbo ya Rayon Sport, Alain Muku yakoreye Rayon Sport ngo yewe Murekatete. Uyu we yaranditse ati tubuze umuntu, ati nge mwibukira cyane ko yakoze yitwa Unite People Winning People, ati Lip Alain Muku. Martine Gatabazi rero na Alain Muku bari bamaranye imyaka 29 babanye.
yari umunyeshyaka uhorana inzozi, ukunda umuziki w'imico myiza, agaharanira ubutabera, akarangwa n'ibyishimo n'urukundo, agakunda umurimo, akagira ndetse n'igitsure. Urumva? Ni ukuvuga rero ko Alain Muku na Martine bari bamaranye imyaka 29. Hari indirimbo rero yigeze gukora akorera umugore we Martine yise Martina, aho yavuga ko yashimaga Imana ko yabahaye abana beza cyane bateye imbabazi, Nera na Tony. Yaravuga ngo wabanganye iki? Oya ntacyo uretse gusingiza Rurema. Martine Gatabazi rero mu gushyingura umutware we Alain Mukurarinda yagaragaje ko azirikana ubutumwa bukubiye muri iyo ndirimbo Mukurarinda yamukoreye, amusezeranya ko azita kuri aba bana ashingiye ku murage w'indangagaciro yasize. Martine Gatabazi yagaragaje ko kuva ku munsi wa mbere, from day one, ngo Alain Mukurarinda yamwitaga umwana mwiza. Wowe umugabo wawe wakwita gute? Alain Muku kuva day one amenyana na Martine yamwitaga umwana mwiza. Barinze batandukana akimwita umwana mwiza. Martine Gatabazi cyagaragaye nuko mu gushyingura umugabo we Alain Mukurarinda yagiye agaruka ku tuzina twinshi yamwitaga, agaragaza ko babanye imyaka 29 y'ibyishimo bakundanye, amwita papaye, amwita karote, amwita umwana mwiza. Ndetse no mu ijambo rye yasabye abaraho kumwemera, akavuga ijambo rya nyuma kuri Mukurarinda mu Gifaransa, kuko ngo iyo babaga bashaka kuvugana ibintu biri serious, ibintu birimo amarangamutima cyane, ngo bakunda kubivuga mu Gifaransa. Yafashe umwanya rero wo kumusezeraho mu rurimi rw'Igifaransa, amwizeza ko azakomeza kumubera umwana mwiza n'imbere y'abana musigiye, akabarera mu bupfura yabatoje babanyemo urukundo. Yatangiye kumwita umwana mwiza nko kuva bamenyane hehe? Bamenyaniye i Louvain-la-Neuve i Bruxelles mu Bubiligi, aho basangiye inzozi z'ibyishimo n'ibibazo, bakiga, bakora. Uyu munsi bakimuka, umugore bakamwimura muri iki gihugu kubera akazi, ejo bundi umugabo nawe bakamwimura kubera akazi. Ndabyibuka aza kumushinjacyaha mukuru Alain Mukurarinda yaje kugeraho umugore bongera kumuha akazi, yarabisobanuye muri Rwanda Day, bongera kumuha akazi hanze. Alain Mukurarinda nabwo arasezera kugira ngo ajyane n'umufasha we aho yaragiye gukora mu kazi. Yakunze kugira akazi keza kandi Imana izabimukomereza, akomeze kubona akazi keza, abone uwo akomeza gutunga bari abana. Ni ukuvuga ngo nta bintu byo kwikakaza no kwikomeza byabaga hagati yabo, buzuzanyaga nyine. Ubwo umushi yabaga yabyomoye niko babifataga, ariko mu rukundo. Yavuze ati iyi ni imyaka 29 bamaranye mu rukundo. Ari akavideo ntazibagirwa ka bwana Alain Muku muri interview na Scovia, umunyamakuru, amubaza ku by'u Rwanda na DRC. Alain Muku akajya amubwira Scovia ati njyewe mbaza nk'umunyarwanda. Scovia ati njye sinkubaza nk'umunyarwanda, kubaza nk'umuvugizi wa guverinoma. Alain Mukurarinda akamubwira ati ntago ndi umuvugizi wa guverinoma, ndi umuvugizi wungirije. Scovia nawe agasubiramo ati nyakubahwa umuvugizi wa guverinoma wungirije. Ati aho ngaho uragitoye. Ni ukuvuga ngo Alain Muku umuntu wese wamugeraga imbere uko yabaga amwifuza niko yamubonaga, kandi mu kinyabupfura, mu kumwubaha no gusetsa. Akamubwira ati Scovia abanzu umbwire ko ndi umunyarwanda nk'abandi uje kumbaza nk'umunyarwanda ku kibazo cy'u Rwanda na DRC. Ati njye ntago naje hano gusaba audience yo kuvugana n'umunyarwanda usanzwe, nawe mbasize no hanze, naje kuvugana n'umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ikiganiro kikaba kiryoshye, kirimo ubwenge, kirimo ibikwiye kujyamo. Ni umuntu rero ubahaga buri wese kandi akamenya uko amanaginga buri wese nta kwikakaza. Na niyo mpamvu Yolande Makoro, umuvugizi mukuru wa guverinoma y'u Rwanda, yavuze ati tubuze umukozi, tubuze inshuti, tubuze kolege. Reka rero twifatanye n'abandi banyarwanda kwifuriza bwana Alain Mukurarinda iruhuko ridashira. Alain Mukurarinda yagiye mu ijuru. Alain Mukurarinda ari mu ijuru. Ni nako iyi video yacu twayise uyu munsi, Alain Muku mu ijuru. Bakunda kutubwira ngo aheza ni mu ijuru, kandi nibyo koko. Muri ino si ushobora kuba ufite byose, ibyo wifuza, ubaho uko ushatse. Hari akantu nabonye kuri TikTok bavuga ngo
ngo abakire mwumva mubayeho muta abantu mubayeho mu nzozi zacu rwose ukaba uba muri ibyo ngibyo twebwe duhora twifuza wowe ubibayemo waranabihaze ariko abatubwira ko iyo umuntu atabarutse aheza ari mu ijuru haruta hano mu isi. Reka twifuze gukora ibyiza kugira ngo tuzamusangeyo, reka twifuze gukora ibyiza kugira ngo twuse ikivi yatangiye, reka twifuze gukora ibyiza kugira ngo tuzongere kumubona kandi no gusigasira umuntu agiye yasize. Abanzi yafashe akaboko ntimuzasubire inyuma, mukomeze mutwaze mugere imbere aho yifuzaga ko mugera ndetse muzanaharenge. Iyi ni Big Grace TV, njye ni Marie Grace Bagambake. Imana ibarinde.